ibabarire kuko warizeye umuntu utabikwiriye, ibabarire kuko warakunze umuntu utabikwiriye. Intambwe ya 7 rero barakubwira bati tangira wongere wubake ubushobozi bwawe mu bijyanye no kwizera abantu. Utangire wubaka ubushobozi, umenye uti umuntu wo kwizerwa agomba kuba ameze ate. Bavuga yuko kwihorera cyangwa se gushaka kwihorera ntago ari byo bituma wumva umerewe neza kubera yuko umuntu runaka yaguhemukiye. Reka nongere mbasoze kandi mbifurize ibihe byiza nshuti bakunze ibiganiro byacu, n'ibiganiro dutambutsa kuri uyu muyoboro wa YouTube Inzira Iboneye Official, tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye kugira ngo turusheho guhana ubumenyi, kugira ngo turusheho kwiga byinshi bitandukanye bishobora kudufasha mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uko ushobora kongera kubaho, kongera kugira imbaraga, kongera gukunda ubuzima, kongera kumererwa neza mu gihe inshuti yawe, umuvandimwe wawe cyangwa se n'undi muntu wari wizeye bitewe n'ibyo muhuriyeho aguhemukiye. Hari ubwo bibaho gutya ugasanga ukundana n'umuntu, ugasanga ubana n'umuntu, ugasanga umuntu hari ibyo mwumvikanye, hari imishinga igiye itandukanye mwakoranye mugamije kugera ku byiza bigufasha nawe bikamufasha, ariko bitunguranye ukabona gutya araguhemukiye, ukabona koza ikintu gikomeye cyane. Ni ibintu bikomera cyane kubyakira, ni ibintu bikomera cyane kubyiyumvisha. Twagiye tubona abantu bamwe bavuga bati runaka twatangiranye umushinga turawukorana, tugeze hagati umushinga arawunyiba. Twagiye tubona abantu bavuga bati nakundanye na runaka, tupanga umushinga w'urugo, twemeranya ko tuzabana, bigeze hagati ku munsi wa nyuma w'ubukwe ndamushaka ndamubura, cyangwa se nsanga yarambeshyaga ko ari kugira ngo anjye amafaranga. N'izindi ngero nyinshi zishobora kugaragaza ubuhemu runaka umuntu ashobora kugirira undi. Ariko uko bigenda kose, iyo byabayeho, iyo cyagihemu cyangwa se iyo wa muntu yaguhemukiye, byanga bikunda hari byinshi bihindura mu buzima bwawe. Tugiye kurebera hamwe rero ni gute ushobora kongera kubaho, ni gute ushobora kongera kugira imbaraga, ni gute ushobora kongera gukomera mu gihe ugize ibyago. Urabyita ibyago, inshuti magara wari wizeye, umuntu rero wahaye icyizere cyawe akaguhemukira, akagutenguha ku rwego wumva ku isi kugwiririye, ukumva ko ibintu birangiye. Ni gute ushobora kongera kuva muri ibyo bihe? Ni gute ushobora kongera kugira izo mbaraga? Ni gute ushobora kongera kwigarurira icyizere nawe ukongera ukabaho, na cyane ko ari ibintu biba bitoroshye. Icyo rero nicyo tugiye kuganiraho, turebere hamwe uburyo butandukanye ushobora kuba wakoresha kugira ngo wongere ukomere, wongere ubeho mu gihe wahemukiwe. Izi ntambwe rero ushobora gukoresha kugira ngo wongere wigarurire icyizere, wongere umererwe neza, turazikura mu kinyamakuru Psychology Today. Akaba ari intambwe zanditswe n'uwitwa Bruce W. Lee. Akaba rero yaragiye akomoza ku ntambwe zitandukanye ushobora kugenderaho, cyangwa se ushobora kugenda ukurikiza etape kuri etape kugira ngo wongere ukomere, wongere wereke uwaguhemukiye, wongere wereke uwakugambaniye ko uri umuntu ukomeye kandi uri umuntu ushobora guhura n'ikibazo ukakivamo amahoro. Rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Rero twabisomye muri icyo kinyamakuru Psychology Today, natwe twumva birimo ikintu kizima dushobora kuba twafashisha buri wese udukurikiye mu gihe ugize ibyago ukaba wahemukirwa bigutunguye. Uretse ko n'ubundi ntawe ujya ahemukirwa byiteguye, kereka iyo uwo muntu wamubonye kare ko ari mu nzira ashobora kuzatuma guhemukira, bityo ugatangira kwitegura hakiri kare. Icyo gihe nibwo ashobora kuguhemukira akora cya kintu ukavuga ati n'umuri narabibonaga, ukaba ari warabyiteguye. Ariko ubusanzwe nta muntu upfa guhemukira undi yamwiteguye. Bruce wanditse rero izi ntambwe zishobora kugufasha kugira ngo wongere ukomere, yakoresheje amagambo akomeye cyane asobanura ibijyanye no guhemukirwa. Aravuga ati iyo umuntu aguhemukiye uba wumva ari nkaho afashe ibyawe byo mu nda akabikuramo, akabishyira hasi, akabinyukanyuka, akabikandagira hejuru, yamara kubyangiza byose akagusiga akigendera, kugira ngo wowe ugende utoragura kamwe uduce udutoragura kugira ngo wongere kuza utwisubizemo. Urumva ko ni amagambo akomeye cyane agaragaza urwego guhemukirwa biba biriho iyo umuntu aguhemukiye, cyane cyane bigutunguye, uburyo kiba bimeze. Avuga yuko ni ikintu kiremereye cyane, ni ibintu utiteguye,
ni ibintu bikugwirira ukumva isi kuguyeho, ukumva ubuzima burahagaze, ukumva mbese ibintu byose bikagucanga. Avuga ati rero umuntu yaguhemukiye ni uko nguko yumva, uba wumva ari nkaho aje akagufata akajya mu nda agakuramo ibyawe byose akabishyira hasi, akabinyukanyuka, akabikandagira, akabicagagura, arangiza akagusiga akigendera kugira ngo nawe uze urwane no kubitoragura wongere ubisubizemo. Urumva ko guhemukirwa ni ikintu gikomeye cyane. Mu by'ukuri tubwira abantu tuti ntabwo wakabaye uhemukira umuntu ku rwego nk'urwo ngurwo, wenda turaza kubigeraho. Bruce avuga kandi ko guhemukirwa ari ikintu cyabaho umunota ku munota, isegonda ku isegonda, isaha ku isaha. Kabone niyo wagenda uvuga uti ubwira umuntu uti ndakwizeza 100% ko nshobora kuguhemukira muri uyu mubano dufitanye, muri izi gahunda dufitanye, muri bigwi turi gukorana, niyo yabikubwira inshuro zirenga igihumbi avuga ati ntago nshobora kuguhemukira, ntago biba bivuze ko umuntu mu by'ukuri ataguhemukira. Bivuze ngo kuba wahemukirwa ntago bivuze ngo ni umuntu yakwijeje ibingana iki. Oya, isegonda n'isegonda, isaha n'isaha umuntu ashobora kuba yaguhemukira wowe utanabiteganyaga. Kandi nta n'umuntu ujyana n'undi muri gahunda cyangwa se tukunda kubibona ku bijyanye na relationship cyangwa se umubano, nta muntu ujya ubana n'undi cyangwa se ngo ategurane umushinga n'undi cyangwa se ngo agire n'ikindi kintu ahuriramo n'undi avuga ati nubwo turi gukora ibi ngibi, nubwo dukundana, nubwo tugiye kubana, nubwo dufatanyije muri iyi business, ndumva nifuza ko wazampemukira, ndumva nifuza ko wazantenguha. Nta muntu ujya muri ibyo bintu atekereza uko nguko. Bivuze ngo rero buri wese igihemu iyo cyaje umuntu yahemukiwe, akenshi biza atari ibintu yashyize mu bwonko avuga ati reka nkora ibi ngibi, ariko ndabizi ko igihe kizagera nkahemukirwa, reka nizigamire ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo guhemukirwa ni ikintu cyiza kigutunguye, kikakugwaho utarabitekereje, utarabiteganyaga. Nkuko natangiye mbivuga, hari igihe wenda ushobora kubona umuntu ko arimo aritwara ukavuga ati uyu muntu n'ubundi ko ndimo ndamubona, ndabona atari shyashya, ndabona yazampemukira, ariko wenda ukaba udafite ibimenyetso bituma uhita uva muri iyo relationship cyangwa se uhita uva muri iyo mishinga, ukavuga uti reka nshyireho izi ngamba kugira ngo najya no kumemukira azasange wenda nariteguye. Abantu benshi ntabwo ibyo ngibyo byaba bitekereza. Iyo umuntu yaguhaye icyizere cye akakwereka ko nta kibazo, akakwereka ko muri kumwe mu rugendo, akakwereka ko ubuzima bumeze neza, akakwereka ko mbese akakwereka icyizere gihagije cy'uko icyo kintu muri gukorana, ubwo buzima muri kubanamo, akaguha icyizere kigaragaza yuko ni wowe nawe, nta kintu na kimwe gishobora guturuka ku ruhande ngo kize kibatandukanye cyangwa se gitume aguhemukira. Rero umuntu waguhaye icyo cyizere biragoye gutekereza ko gushyire mu bwonko bwawe uvuga uti runaka nitugera aha ngaha azampemukira. Rero guhemukirwa akenshi biratungura. Bruce Lee W muri iyi nkuru ye havuga yuko iyo umuntu aguhemukiye aba yangije icyizere mwari mufitanye, aba yangije confidence, aba yangije uko mwari mwarubatse uwo mubano wanyu. Bango byose abateruye akabikubita hasi iyo umuntu aguhemukiye, abifashe nkuko twabivuze dutangira, akabinyukanyuka agashyira ku ruhande akabijugunya. Ni ukuvuga ngo niba mwari mumaranye umwaka, niba mwari mumaranye igihe runaka uko cyaba kingana kose, iyo umuntu aguhemukiye abafashe bya bindi byose agakubita hasi. Murumva yuko ni ibintu biba bitoroshye. Agaragaza ko rero uburyo umuntu ashobora kuba yaguhemukiramo, umuntu n'urugero mushobora kuba mwakundanaga, nyuma akaguhemukira, akakubyaza umusaruro ku nyungu ze, we nta kintu na kimwe agutegerejemo. Ubwo ni uburyo umwe umuntu ashobora kuba yaguhemukira. Umuntu ushobora gufatanya ibintu runaka ku nshuro ya nyuma hakaza kubyiba akabitwara byose, rimwe na rimwe wenda nta bimenyetso ufite biribuze gutuma ushobora kumujyana mu nkiko cyangwa se kumurega, akaba yakurikirana ibintu byawe bikagaruka. Ubwo nabwo ni uburyo ki umuntu ashobora kuba yaguhemukira cyangwa se akagutenguha. Ashobora kuba yarakwijeje ko hazagufasha mu bintu bigiye bitandukanye, akakwereka ko hari kumwe nawe, ariko mu by'ukuri arimo aragukoresha kugira ngo wowe uzamubyarire umusaruro, nyuma azakurekura kujugunye ugenda uko nguko. Ubwo nabwo n'ubundi buryo cy'umuntu ashobora kuba yaguhemukiramo cyangwa se akagutenguha. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kuba yagutenguhamo akangiza icyizere cyawe. Umuntu ashobora kuba yarakubwiye ko igihe cyose uzamukenera azaba hari kugira
kugira ngo hagufashe, ariko wajya muri bya bibazo umukeneye ukamubura, kandi ukamubura atari uko abuze uburyo bwo kuba yagufasha, ahubwo akabikora mu rwego rwo kuba atakwitayeho, mu rwego rwo kuba atifuza kugira icyo agufasha. Rwose ni uburyo butandukanye umuntu ashobora kuba yaguhemukiramo, akaba yagukorera ibyo bintu bikakugora, bikakuvuna mu bijyanye n'amarangamutima, mu bijyanye ndetse no kubyakira, ndetse ukumva bisa nkaho isi ikuguyeho. Uyu mwanditsi w'inkuru rero atanga izo ntambwe, izo stages ushobora kuba wakurikiza kugira ngo mu gihe uri kunyura muri ibi bihe bitoroshye, mu gihe uri kunyura muri ibihe by'akagambane, mu gihe uri kunyura muri ibihe byo guhemukirwa, mu gihe uri kunyura muri ibihe bitoroshye, uko ushobora kubaho, ushobora kugenda ubikurikiranya kugira ngo uve muri bya bibazo, uve muri rwa rwobo, uve muri ya manga wa muntu yakujugunyemo, umwe wakugambaniye, umwe warahaye icyizere cyawe. Izo nzira zose zitandukanye ushobora kuba wakoresha kugira ngo wongere ugarure imbaraga, wongere ubeho neza, ntukomeze guha uwakugambaniye umwanya ndetse n'amahirwe kugira ngo akomeze agutsindagire, ahubwo hari inzira zitandukanye ushobora kuba wakoresha kugira ngo wikure muri ibyo bintu bitoroshye. Nizo rero tugiye kugarukaho duhereye ku ya mbere. Icya mbere, akira kandi wemere ko ubuhemu bwabayeho. Akira kandi wemere ko wamaze guhemukirwa, ntumve ko ntabwo bikiri ibintu wumva mu nkuru ngo runaka yahemukiwe, ngo runaka yahemukiye runaka, ngo wumve ko ari ibintu nyine ucyumva mu nkuru zitandukanye, ibyo ugenda usoma mu bitabo. Emera kandi wakire ko ubwo buhemu bwakugezeho. Utekereza ngo runaka se koko yabinkorera, ese koko nta buryo nigeze mbona, nta bimenyetso nigeze mbona byagaragaza ko ibyo arimo arankorera bishobora kuba biganisha kuba azampemukira, ibyo ngibyo ntabwo bikiri ingenzi. Guhemukirwa already byamaze kubaho. Rero icyo avuga, aravuga ati banza wemere kandi wakire ko guhemukirwa byabayeho, utangire utekereze no ku ngaruka bishobora kuba byakugiraho, aho gutekereza ko ari ibintu bidashoboka. Emera kandi wakire ko byamaze kukubaho. Icyo gihe izaba ari intambwe ya mbere igufasha gutangira urugendo rwo kuba wakongera kwiyubakamo ubudaheranwa, kongera kwiyubakamo icyizere cy'ubuzima, ukongera ukabaho kandi ugashikama. Kwemera no kwakira ko guhemukirwa byamaze kubaho, iyo ni imwe mu ntambwe ishobora kuba yagufasha kugira ngo wongere ugire imbaraga, wongere wiyubake. Intambwe ya kabiri rero, fata akanya ko kubabara. Ufata akanya ko kubabazwa n'icyizere wagiriye umuntu, ufata akanya ko kubabazwa n'umwanya wamutayeho, ufata akanya ko kubabazwa n'amafaranga ni urugero, cyangwa se bitewe n'ibintu mwari muhuriyemo. Ufata akanya ko kubabazwa na bya bindi byose wahombye bitewe n'uko wizeye umuntu utari we. Ufata akanya ko kubabazwa no guha umwanya umuntu utawukwiriye. Ufata akanya ko kubabazwa no guha umuntu icyizere utagikwiriye. Aho biri ngombwa urire rwose, aho ushobora kuba warira urire rwose, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo bigufashe kubabazwa na uko ugenda ubabazwa na bya bindi, wicuza cya cyizere wamugiriye, wicuza wa mwanya wose. Aho biri ngombwa ugakoresha amarangamutima yaho bigusaba kurira ukaba warira. Iyo ngiyo rero nayo igaragazwa nk'imwe mu ntambwe zishobora kugufasha kuba wakongera kwiyubakamo icyizere. Twabonye iya mbere, kubanza kwemera ko igihemu cyamaze kubaho, ko ntahandi wabihungira, kari wowe biriho byamaze kukugeraho. Iyo ni intambwe imwe. Indi rero ni ijyanye no kuba noneho utangira kubabazwa no wa mwanya wawe wataye. Niba umuntu mwari mufatanyije umushinga, warashyizemo amafaranga menshi akaguhemukira akawutwara, niba umuntu mwari muri kumwe mu rukundo akaguhemukira, niba umugabo wawe mwabanaga akaguca inyuma ukabibona ukamufata, cyangwa se umugore wawe akaguca inyuma, n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'ubwo buhemu, banza ufata ku kanya ko kubabara. Ubabare kubera yuko ubwabyo birema amarangamutima, bikarema agahinda, bikarema n'ibindi byumviro byinshi bigiye bitandukanye. Rero banza uwo mwanya n'ayo marangamutima. Niba ari agahinda ufite, wicare utuze, aho bisaba ko urire.
ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Gusa ntuze gukora wenda ibyatuma wiyangiza ngo ugende wikubite ku bintu runaka cyangwa se nawe wisharaguza ibintu runaka, ibyo bintu bishobora kukwangiriza nanone mu bundi buryo, ariko fata akanya ko kubabazwa nyine na bya bindi wa muntu yagukoreye, kubera yuko biragoye ko hari n'ahandi hantu wabihungira. Aha ngaha umwanditsi w'inkuru avuga ko iyo wafashe uwo mwanya wo kubabazwa n'icyo gihombo, ukacyunamira, we niko avuga, tunamira icyo gihombo kikakubabaza, nyuma yabyo utangira kubaho wumva utekanye, utuje, ugatangira kubaho usa nk'umuntu uvuye mu bintu bikomeye, uvuye mu bihe bigoye, ugatangira kongera kwiyubaka. Ibyo ngibyo utabikoze nanone hari igihe bigera runaka bigashaka kuba byagaruka, ukongera ugatekereza, wenda ugeze kuri intambwe yo hejuru, ukongera ugatekereza kuri bya bintu cyangwa se kuri cya cyizere cyawe umuntu yatakaje, ugatekereza ku byo wahombye muri kumwe, ugasanga nibwo ugiye kongera kujya mu kubabazwa na bya bintu, nibwo ugiye kongera kujya kure, nibwo ugiye kongera kwihugiraho, kubera yuko nyine uwo mwanya ntabwo wigeze uwufata ngo ubanze ibyo ngibyo ubikure mu nzira. Ariko wamaze gufata uwo mwanya bikakubabaza, ukabyemera, ukabyakira, ni ukuvuga ngo iyo ntambwe uyivaho, uyivuyeho, ubundi ugakomeza ubuzima. Intambwe ya gatatu ni ukwiyitaho. Kwiyitaho, ukikunda, ukarya neza, ukaryama neza, ugasinzira neza, mbese ukiyitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, ugakora siporo, byaba ari ngombwa ugatembera ahantu wumva hakunezeza, mbese bya bintu uzi byose bishobora kuba bigushimisha ukaba wabikora. Niba ari kuba wasura inshuti zawe, umuryango wawe, ugasaba abantu bagukunda, bantu uzi bakwitayeho, bakakuba hafi, mbese uwo mwanya akaba ari uwugenera umwanya wose, cyangwa se igihe cyawe ukakigenera mu bijyanye no kwiyitaho, kongera kwiyubaka ndetse no kwikunda. Iyo nayo n'indi ntambwe nayo igufasha mu kuba wakongera gukomera mu gihe umuntu runaka yakugambaniye, mu gihe umuntu wagiriye icyizere yamaze kucyangiza. Rero kwikunda no kwiyitaho mu buryo butandukanye ni ibintu by'ingenzi, ariko nanone uko kwikunda no kwiyitaho ukamenya ko ubikora mu buryo bugufasha. Hari umuntu uvuga uti njyewe umuntu yarampemukiye, muri ubwo buryo nanjye ngiye gushaka ibyo nkora kubera ko mfite agahinda kenshi, ukagenda ugasanga umuntu arimo ariyahuza inzoga, umuntu arakora ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, ushobora kuba utekereza ko biri kugufasha, ariko nyuma nanone bizagusigira ibindi bibazo. Iyiteho, wikunde, urye neza, ukore siporo, utembere, uganire n'inshuti zawe, kandi abantu muba muri kumwe baba ari ba bantu bakubakamo icyizere, bagufasha kuba wava muri ibyo bihe bitoroshye. Kuba watekereza ko abantu runaka bicaye hariya bari kuganiraho bavuga ukuntu wahemukiwe n'ibindi byinshi, ibyo ngibyo ubikuremo, ubyikuremo, ntubitekerezeho, ahubwo umwanya munini uwuhe ba bantu b'inshuti zawe bagufasha kwiyubaka, bagufasha gukomera, ndetse unawuhe ubijyanye no kuba wakwiyitaho. Nk'uko nagiye mbivuga, ushake imirire myiza igufasha, ushake ibihe byiza bigufasha. Abakunda gusenga usenge, abakunda kuririmba uririmbe, abakunda gutembera utembere, kugira ngo wongere wubake izo mbaraga. Rero iyo ni intambwe ya gatatu ishobora kugufasha mu kuba wakongera kwiyubaka mu gihe umuntu runaka yaguhemukiye. Muri iyi nkuru rero intambwe ya kane bagaragaza ishobora kuba yagufasha ni ijyanye no kwibabarira ku kuba waremereye umuntu udakwiye akaza mu buzima bwawe. Ibabarire ku kuba waremeye umuntu udakwiye mugapangana imishinga igiye itandukanye. Ibabarire ku kuba waremeye umuntu udakwiye ukamuha igihe cyawe. Mbese ibyo byose byakubayeho, utangire wibabarire. Akenshi iyo umuntu yahemukiye undi wahemutse, usanga bashaka impamvu ashyiraho zigaragaza ko afite impamvu zo gukora ubwo buhemu. Ni urugero, yakoraga ibingibi n'ibi, namubwira gutya akanga gukora uku nguku, niyo mpamvu namuhemukiye. Yitwaye gutya, bigenza uku nguku, niyo mpamvu namuhemukiye. Narazaga nakuganiriza, nakubwira gutya, nkabona ntabwo byitayeho, niyo mpamvu naguciye inyuma. Mbese ugasanga impamvu zose agenda agaragaza ni izimufasha kugira ngo yiyumve ko kuba yaraguhemukiye nta rubanza afite, mbese agaragare nk'umwere mu kuba yaraguhemukiye, yumve ko ikibazo ariho. Abashaka kugira ngo azane za mpamvu zose azigushyireho, agaragaza yuko kuba warahemukiwe wari ubikwiriye, kuba warahemukiwe we nta ruhare yabigizemo, mbese ibyo yagukoreye ari umusaruro w'ibyo wamukoreye. Rero akenshi
ibyo ngibyo abantu bahemuka cyane, ibyo ngibyo barabikora, ariko nawe burya ntabwo aba ari kubikora ayobewe ukuri, ntabwo aba ari kubikora ayobewe ukuri, abizi neza ko ibyo yakoze ari sakirirego, abizi neza ko ibyo yagukoreye ari ibintu bidakwiye. Rero hari abantu batabasha guca bugufi ngo abashe kuba yagusaba imbabazi, akubwira ati mbabarira byantunguye, nubwo bamwe bavuga ati ntabwo ushobora gutungurwa no kumpemukira, ariko basi ngo abone ko icyo yakoze kiremereye, azavuga ati ndabizi ko naguhemukiye binakugiraho ingaruka zikomeye, ariko ndakwinginze mbabarira. Abenshi rero usanga ahubwo baba babigushyira bavuga ko ari wowe wabiteye kugira ngo ubashe kuba wahemukirwa. Rero intambwe ya kane baravuga bati ibabarire ku kuba warizeye umuntu utabikwiriye, ibabarire kuba warakunze umuntu utabikwiriye, ibabarire ku kuba warahemukiwe, waragize ibyago, cyangwa se ni ukuvuga ngo nubwo utabigizemo uruhare, ariko barakubwira ngo ibabarire kuba waremeye ko uwo muntu mujyana muri iyo mishinga, mujyana muri urwo rukundo, mujyana muri uwo mubano. Intambwe ya gatanu igaragazwa muri iyi nkuru, barakubwira bati jya kure y'uwaguhemukiye, jya kure y'uwaguhemukiye mu gihe uri muri urwo rugendo rwo kongera kwibaka no kongera kwibakamo icyizere. Wikongera kugira ngo umuhe ayo mahirwe, wikongera kugira ngo wigire nkaho nta cyabaye, mwongere uhita umwakira ako kanya bitewe n'ibyo agusobanura, bitewe n'ibyo akubwira, kubera yuko uwaguhemukiye ntahaba yagiye, n'ubundi isaha n'isaha ashobora kuba yakongera akaguhemukira. Rero ntabwo tuvuga ati mujugunye burundu, ariko mu gihe uri muri urwo rugendo rwo kuba wakongera gukira, shaka ukuntu uba witandukanyijeho gato n'uwo muntu waguhemukiye, ajye ku ruhande kugira ngo utangire wiyubake, kubera yuko kuba muri hafi cyane ugifite bya bikomere, utarabasha no gukomera no kongera kwiyakira, byinshi bishobora kuba byaba. Urugero kuri wowe, hari igihe ushobora kuba wamukorera ibintu bitari byiza bitewe n'umujinya n'uburakari, ugasanga ibyo nabyo bigushyize mu bindi bibazo, cyangwa se uko ugenda umufungukira n'ubundi umuha umwanya, ugasanga n'ubundi aho yifuzaga kukugeza yabonye ko atahageze, akongera agakora ibindi bintu bishobora kuba byaguhemukira noneho, cyangwa se ibindi bintu bishobora kuba byakugiraho ingaruka muri bwa buhemu, ugasanga noneho upfuye kurushaho, cyangwa se ugiye kure kurushaho. Rero mu gihe uri muri uru rugendo rwo wakongera kwibaka kugira ngo wongere ugarure icyizere ubuzima bwawe, wongere wiyumvemo ubwo budaheranwa, wongere wiyumvemo urwo rukundo, wongere utangire wiyiteho, ni byiza gufata akanya ukaba ugiye kure y'uwaguhemukiye kugira ngo ubashe kubaho muri urwo rugendo. Nayo n'indi ntambwe igaragazwa nk'iyafasha umuntu muri urwo rugendo. Ku ntambwe ya gatandatu, Bruce W. haravuga ati wikifata nk'umuntu warenganye, nk'umuntu wahohotewe, ahubwo tangira wige uko ushobora kwirinda kuba wakongera guhemukirwa. Yego, utangire wongere wige ukuba, cyangwa se uburyo ushobora kuba wakwirinda kongera guhemukirwa. Ahangaha noneho ntihagaruka avuga ati biremewe ahangaha ko utangira kurebera hamwe noneho ibimenyetso bishobora kuba byarabayeho muri uwo mubano wanyu, bigaragaza ko wa muntu yashoboraga kuguhemukira. Niba umuntu yararenze umurongo, akarenga umurongo utukura, akagukorera ubuhemu, kandi mu byo mwari mwasezeranye, mu byo mwari mwabwiranye guhemukirana bitari birimo, tangira nawe wongere urebe uburyo ushobora kuba waramufashije kwegera wa murongo utukura, kubera ko yagiye kuwurenga ari uko yawegereye. Reba niba nta ruhare rwawe rushobora kuba rurimo mu kuba waramufashije kuwegera, cyangwa se urebe niba nta bimenyetso wigeze ubona hakugaragariza bishobora kuba byagaragaza ko ushobora kuba wahemukirwa, ariko ntubyiteho, ntubihe agaciro. Muri uyu mwanya rero ntago aba ari igihe cyo kwifata nk'umuntu wahemukiwe, wifate nka victime, ahubwo ni ugutangira kwiga uburyo ki ibintu nk'ibyo ngibyo bitazongera kukubaho ukundi, ndetse no kwiga amayeri n'ubundi buryo bwose umuntu ashobora gukoresha kugira ngo azaguhemukire, ukaba wabasha kubitahura hakiri kare. Kuri intambwe ya gatandatu rero nicyo Bruce W. avuga ko ugomba gutangira kwiga uburyo ki ushobora kwirinda, ugashyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo n'ikindi gihe utazahemukirwa, aho kwicara hariya wumve ko ndi victime, nararenganye, mbese wumve ko uri umuntu ugomba kugirirwa impuhwe. Oya, ahubwo tangira nawe ushyireho ingamba zishobora kugufasha mu kuba ubutaha umuntu bitazongera korohera umuntu uwo ari we wese kuba yaguhemukira. Intambwe ya karindwi rero barakubwira bati tangira wongere wubake ubushobozi bwawe mu bijyanye no kwizera abantu.
utangire wubaka ubushobozi, umenye uti umuntu wo kwizerwa agomba kuba ameze ate, ninde nkwiye kwizera, ninde nkwiye kureka. Ibyo ngibyo nabyo biragufasha muri rwa rugendo kugira ngo usobanukirwe, ese uyu muntu mwizeye ntabwo yampemukira byoroshye, ese umuntu uzameze gutya, umuntu uzambwira ibi ngibi, ese umuntu witwara gutya, umuntu turi kumwe muri ibi ngibi nkabona afite ibimenyetso. Utangire wubake ubushobozi bwawe bwo kwizera abantu, kubera yuko hari abantu bizera abantu byoroshye pe, mu bisanzwe hari abantu bizera abantu byoroshye, ugasanga umuntu wese icyo aje akubwiye utabanje gushishoza neza uramwizeye. Ariyo mpamvu tubona abantu bamwe bagenda batekerwa imitwe, abandi bakamburwa ibyabo, abandi bakibwa, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bituruka ku bijyanye n'uburyo cy'abantu twizera abandi. Rero tangira wongere ubaka uburyo bwawe wizeramo abantu, utangire umenye uko ushobora kuvumbura umuntu no kumutahura mu gihe ari mu nzira yo kuba hari icyo ashaka ko mukorana, cyangwa se hari umubano ashaka ko mujyanamo. Umenye koko niba ibyo agaragaza cyangwa se bitewe no kubatse bwa bushobozi bwawe bwo kwizera abantu, umenye ngo ninde nkwiye kwizera, ninde nkwiye kutizera. Ushyireho izo ngamba, ushyireho izo bariyeri, ibyo ngibyo nabyo bizagufasha. Intambwe ya 8 rero irakomeye cyane. Barakubwira bati wishaka kwihorera, wishaka kwihorera ngo utangire inzira ndetse ushakishe n'uburyo ushobora kuba wakwihoreramo. Bavuga yuko kwihorera cyangwa se gushaka kwihorera ntabwo ari byo bituma wumva umerewe neza, kubera yuko umuntu runaka yaguhemukiye. Iyo upanga imigambi n'inzira n'uburyo bwo kuba wakwihorera, ndetse rimwe na rimwe ukaba wanabigeraho, ntabwo ari byo bituma wumva umeze neza, ntabwo ari byo bituma wumva uguwe neza, kubera yuko mu kwihorera naho ashobora kuba havamo ibindi nabyo bitari byiza. Umuhanga ni we wavuze ati ntuzajya kwihorera ku muntu ujye usiga ucukuye imva ebyiri, kubera yuko ushobora kurwana ugasanga mwese muburiyemo ubuzima, utamwishe ugasanga arakwishe. Rero mu bijyanye no kwihorera, hari ubwo usanga icyo watekerezaga ko ugiye kwigirira neza, ugiye kuba nawe bwa buribwe wagize nawe ugiye kumushyiraho, ugasanga ahubwo bibaye bibi. Nta nubwo kwihorera bituma wumva umeze neza. Rero ngaba bakubwira bati kuri intambwe ntutekereze ibijyanye no kuba wakwihorera mu gihe umuntu yaguhemukiye. Uvuga uti wenda ni mu rugo umugore wanjye namufasha nca inyuma, reka nawe njye kumuca inyuma. Umugabo wanjye namufasha nca inyuma, reka nawe njye kumuca inyuma. Runaka byagenze uko, reka nanjye nkora ibi ngibi. Runaka twakoranye imishinga, twafatanyije ibi ngibi, barampemukira, reka nanjye ngende mfata ibintu bye mbihombye, cyangwa se reka nanjye ngende muhombye ku rwego runaka nawe yumva uburibwe yanshyizemo. Ibyo ngibyo rero kuri iyi ntambwe barakubuza cyane, ntabwo ari byiza kwihorera. Ahubwo wowe icyo ukora, tangira ukomereze hahandi kuri za ntambwe, ukomeze wiyubake, urebe icyagufasha mu gukomeza kubaho neza, urebe icyagufasha mu kutongera guhura n'ibyo wahuye nabyo, aho gutekereza ku bijyanye no kwihorera. Ushobora kugenda ukavuga uti wenda ngiye kwihorera, ugasanga nawe warabizi yakwiteguye, bikaba ibindi. Ikindi n'uwaguhemukiye kumwihorera ntabwo ari byo bigaragaza ko yahemutse. Nawe ubwaho wicaye arabizi ko yaguhemukiye, arabizi ko yatakaje icyizere wari umufitiye, arabizi ko yatakaje byinshi wari umufitiye mwari muhuriyeho. Rero ku bijyanye no kujya kumwihoreraho ntago bigirwa inama, ntago babijyamo inama ku bijyanye n'intama. Ku ntambwe ya 9 rero nayo ni ikintu gikomeye cyane. Barakubwira bati babarira uwaguhemukiye. Mufate nkaho nyine ari ibintu byamugwirire kuba yaguhemukiye, umufate nkaho ari ibintu atapanze atateguye ngo abikore ku bushake. Umubabarire kugira ngo nawe ubashe kuruhuka, kubera yuko iyo wamaze kubabarira umuntu nawe uraruhuka. Umubabarire ko hari umuntu nyine, kandi umuntu ushobora kuba yakosa agakora amakosa, ubundi uko kumubabarira biragufasha nawe kuba waruhuka kurushaho, kuko kutabikora bituma umutima wawe n'ubundi utekereza ko uba ukiri muri bya bindi. Baravuga bati wituma umutima wawe uhora umeze nk'uboheye ahantu, uboheye ku muntu runaka, ku buryo uhura n'umuntu mwajya guhurira mu nzira ugahita uhindura inzira, mwahurira mu bantu runaka ugasanga urimo uraca ku ruhande, mbese udashaka kumureba, ukumva ko ukibangamiwe. Kuri iyi ntambwe baravuga bati mubabarire, umubohore, wumve ko ibyo yakoze nta mahitamo yari afite, wumve ko ibyamubayeho ari umuntu nawe ushobora gukosa, ushobora gukora amakosa. Umubabarira, ariko kumubarira ntabwo bivuze ngo
mwongere mubane. Ku ntambwe ya 10 hari nayo ya nyuma baravuga bati noneho mu gihe izo ntambwe zose ikintu umaze kuzitera, teganya cyangwa se ugene aho wifuza ko waguhemukiye agomba kuba mu bijyanye n'umubano wanyu n'ubuzima bwanyu. Niba yaragusabye imbabazi hakicuza, mbese ukabona ko abajwe n'ibyagukoreye, gena aho mwifuza. Niba wumva ari umuntu wo kuba ufite hafi yawe, gira uko ubigenza, umushyire hafi yawe, ariko ushyireho imbago atashobora kurenga kugira ngo atazagera kuri rwa rwego rwo kongera kuba yaguhemukira. Kandi niba wumva atari umuntu wagumana utakimukeneye bitewe no kubona yuko n'ubundi ntacyo umukora, nta nyungu zindi umukora, ahubwo kuba ari hafi yawe n'ubundi birashobora kugutera umutekano muke, biratuma wumva n'ubundi cyangwa se kumva muri wowe ntabwo ukimukeneye, nabwo ntabwo ari byiza kumugumana hafi yawe. Ni byiza yuko nyine ubwo shapitire yanyu y'ubuzima mu bijyanye n'ibyo mwahuriyemo ariko yabirangiye, we na mukajya muhura bisanzwe, mukaba mwaganira, mukaba mwahurira mu bindi bintu bitandukanye byabahuje n'abandi bantu, kuko n'ubundi aba ari umuntu ari mugenzi wawe. Ariko ibijyanye no kumwifungurira no kugira ngo mwongere mubane no kugira ngo mwongere mugire ibindi mukorana, icyo ngicyo ukaba ugihagaritse. Rero ngizo intambwe 10 ushobora gukoresha kugira ngo wongere wiyubake mu budaheranwa, wongere wigarurire icyizere, wongere wikunde. Mu gihe wizeye umuntu ukamuha igihe cyawe, ukamuha n'ibindi bintu byinshi byawe, ubundi we agahitamo kugitera inyoni icyo cyizere, icyo gihe agahitamo kuba atagiha agaciro, ahubwo akagukorera ibitandukanye n'amasezerano mwagiranye ndetse n'ibyo mwari mwiyemeje kuzagiranaho. Nubwo hari n'ibindi byinshi ushobora gukoresha, twebwe twaganiriye ku bijyanye n'iyi nkuru ya Bruce W. Lee, hakaba yaranditse inkuru mu kinyamakuru Psychology Today. Uyu nguyu hakaba ari umunyamakuru ndetse hakaba n'umwanditsi, hakaba umuhanga mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko twatangiye tubivuga, mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku wundi, abantu barahemuka n'abandi bagahemukirwa. Rero ni ngombwa ko tuba tugomba kurebera hamwe ni gute ushobora kubaho mu bihe nk'ibyo ngibyo. Reka mbashimire cyane rero, mbibutsa gukanda subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro tugenda tubagezaho mujye mubibonera igihe umunsi ku wundi. Imana ibarinde.